Ndabaramutsa mwese abakunzi ba YesTV Rwanda, cyane cyane abakurikiranira hafi inkuru n'ibitekerezo mu ikoranabuhanga, cyane cyane urwego rwa cryptocurrency. Murakoze gukomeza kudukurikira no gukomeza kuba hafi y'iyi channel yacu YesTV Rwanda, nk'umuryango mugari wiyemeje gukora cyangwa se kubagezaho amakuru meza, amakuru agezweho muri cryptocurrency, by'umwihariko Pi Network, kuko ariyo tugenda tugarukaho kenshi cyane, ariyo tugenda tuvugaho kuko ariyo yagiye ivugwa cyane, yagiye igaragarwaho amakuru menshi cyane. Uyu munsi rero nkaba nabateguriye video isobanura uburyo ugomba kwitondera ino Pi Network, ino account ya Pi Network. Ndababwira ibintu 10, ndababwira ku bice bitatu, hanyuma nsoze nanabagira inama y'uburyo ugomba kwitonda muri Pi Network ukaba wabasha kurinda Pi zawe, dore yuko nk'uko twagiye tubivuga Pi ari imwe muri crypto zigiye gutumbagira zikagera ku rwego rwo hejuru, zikagera ahantu hashimishije buri wese hazaba hamuhindurira ubuzima. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Gasigwa Emmanuel nk'ibisanzwe. Ikindi kandi mbere y'uko dutangira nk'umuco wacu, turabanza tugaha ikaze umuntu wese wakanze subscribe, tukamubwira ati uri umuntu w'ingenzi cyane, wibuke kandi nanone gusiga like na comment, ndetse n'ikindi cyose cyaba ngombwa ukagikora. Kandi nanone tukongera tugaha ikaze umuntu wese mushyashya kuri no muyoboro uba wagize ubutwari bwo gukirika kuri no video kandi akabasha no kuyitega amatwi. Natwe tubizeza neza ko tuzajya tubagezaho iby'ingirakamaro. Niyo mpamvu rero tugusaba ko ugomba kuguma kuri no muyoboro, kandi ukibuka nyine gukanda subscribe, ugakora no kunzogera kugira ngo video zose tuzajya tunyuzaho zizajye zikugereraho ku gihe kandi mu buryo bwose wowe wifuza. Ndabashimiye rero, reka dutangire nk'uko nabibabwiye, dutangire turebere hamwe nyine uko ugomba kurinda Pi yawe. Igice cya mbere nk'uko nababwiye rero ni kuki mugomba kwitondera umushinga wa Pi Network. Pi Network ni umushinga ugikura, kandi nubwo benshi bawizera, ni ingenzi kwitonda no kugenzura neza aho ibintu bigeze. Uko byagenda kose, cryptocurrency ni urwego rutarasobanuka neza kuri bose, kandi n'abantu benshi bajyamo batabyizeye neza, bagashiduka batakaje amafaranga yabo. Izi nizo mpamvu rero ukwiye kwitondera. Kugeza ubu urwego rwa Pi rutari ku rwego rwa Bitcoin cyangwa Ethereum mu buryo bwo kugurisha no kugura ku masoko rusange. Ibiciro bya Pi biri kugenwa n'abayikoresha, bityo uko abantu bayemera bizagenda bigira uruhare ku gaciro kayo. Hari abashobora kubabwira ko Pi izaba ifite agaciro kanini cyane vuba aha, abandi bakavuga ko nta gaciro ifite na gato. Ibyiza ni uko wihangana ugategereza uko ibintu bizagenda bigaragara. Niba warayikoze nta mafaranga wasabwe cyangwa watanze, ntacyo utakaza. Pi Network ntabwo ari scam.
cyangwa se uburiganya mu rurimi rw'ikinyarwanda, kuko nta muntu uyitangira amafaranga. Niba rero ufite Pi ihangane, kuko kiripito zose ifata igihe kugira ngo igire agaciro kanini cyane. Ikindi nakubwira rero, ikindi reba ko ibindi byabayeho, Bitcoin yatangiye ari ubusa, Ethereum itangira nta gaciro ifite, ariko ubu nta mafaranga akoreshwa ku isi hose. Ikintu cy'ingenzi ni ukwihangana no kumenya igihe cyiza cyo kugurisha cyangwa kuyikoresha. Inama rero twagira abakoresha Pi: irinde gutakaza Pi yawe kuri scam. Hari abantu bashobora kugerageza kuyigura ku giciro gito cyane cyangwa bakagushuka. Komeza uyihange amaso, nanone witwaze ubwenge. Komeza uyibike ariko utayishingikirijeho gusa nk'uburyo bwonyine bwo kuzabona amafaranga. Menya amakuru mashya, gira ubushishozi mu kumenya aho ibintu bigeze, niba izasohoka ku masoko rusange, niba hari aho ushobora kuyikoresha n'ibindi. Murakoze gukomeza gushyigikira ESTV Rwanda. Mwese mukomeje kudushyigikira kuri ESTV Rwanda, turabashimira cyane. Turi hano ngo tubafashe kumenya amakuru y'ukuri kuri cryptocurrency, ikoranabuhanga n'ubumenyi butandukanye. Ntituzateshwa kubagezaho iby'ingenzi. Tubashishikariza gukomeza kudukurikira, gusangiza abandi no kugira icyo mutubwira mu bitekerezo byanyu. Ndabashimiye cyane mwebwe mwabanye natwe kugeza ku musozo w'iyi video. Nyamuneka nakubwira ngo uri umuntu w'intwari, uri uw'agaciro. Niba kandi wo tugeranyije ku musozo w'ino video, nagusaba gukanda like kugira ngo ndebe yuko hari abantu twari turi kumwe. Biramfasha cyane, bituma binyongerera imbaraga zo gukomeza gukora, kubera yuko mbona yuko hari umuntu turi kumwe kandi uri gukurikirana ibyo turi gukora. Gerageza ubane natwe muri video nyinshi cyane, ndizera neza ko kandi zizakugirira akamaro, hari icyo zizagufasha, by'umwihariko ku muntu wese ukurikira cyangwa se ukoresha cyangwa se witeze byinshi muri Pi Network. Ariko nanone si ibyo gusa tuzajya tunyuzaho, turi gutegura amasomo yo muri forex trading ndetse na cryptocurrency, tuziga analyse n'ibindi byinshi cyane. Niyo mpamvu ugomba kubana natwe niba ukeneye kuba mu isi ya cryptocurrency cyangwa se ama exchange. Bana natwe, uzahungukira byinshi cyane, uzahakura byinshi bizagufasha. Kandi nyamuneka video ubonye ugushimishije, yisharinge umuntu ubona uyikeneye, uyisharinge umuntu ubona koko uyikwiye kandi ubona ko nawe aba akeneye ano makuru. Ntabwo ari byiza yuko ugomba kuyihererana, ugomba kuyaha n'undi muntu nawe akaba yamenya ibyo ari byo, nawe akaba yabasha kubikurikirana neza mu mutekano usesuye. Reka mbashimire rero ko twabanye. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.